uko wagura subscribe kuri Fasta no kwinjira kuri Fasta cyangwa ukajya hano muri Google Chrome ukandikamo fasta.com ugatubona aho kwinjirira, warangiza ukinjira ukaza ugashyiramo email yawe na username yawe na password, ugahindukira kuri dashboard yawe imeze nk'uku nguku. Okay, tugiye kureba uburyo waguramo subscribe. Urahita ukanda kuri utu turongo dutatu, numara gukanda kuri utu turongo dutatu, urahita ugera ahantu hameze nk'uku nguku. Urahita ubona ahantu handitse new order, ubwo ni order nshyashya nk'uko twayibonye muri serivisi za watch time. Tujya kugura serivisi za watch time. Okay, urahita ukanda hano kuri new order. Ndashaka ujye ngenda gake kugira ngo buri wese abashe gusobanukirwa kugura ino serivisi ku buryo wabyigurira. Okay, uhita ukanda hano handitse select, yego, numara kwakanda uhita uza hano hasi turebemo wenda subscribe ziri kuri Fasta dufite aka kanya ni izi ngizi ziri hano handitse ngo subscribe nefi. Okay, urazikanda hano, numara kuzikandaho ahangaha uhita uza hano handitse ngo service, select service, uhita uyikandaho uhitemo. Numara guhitamo uhita uza ufate link ya channel ushaka gushyiraho. Nuza link ya channel, numara kuyishyiramo uraza ukayishyiraho, wenda tuvuge ngo ni iyi ngiyi. Ukamara gushyiramo iyi ngiyi ngo duhita tuza ahangaha. Ndizera ko mwabonye uburyo dukopiya link ya channel rwose, kuko twabikoresheje no muri video yashize. N'ubundi no kujya kuri YouTube ukazana link ya channel ugayishyiramo. Ahangaha rero kuri quantity ino quantity nyine bivuze ngo ahangaha wandikamo umubare w'ibyo ushaka. Ndashaka subscribe 1000. Okay, 1000 ndeta mbona ngo ndishyura 9,000 n'amafaranga 100. Ubwo ngomba guhita menya ko namaze kuyashyira kuri konti yanjye muri Fasta. Nangiza nkahita nza nkakanda yes, I have confirmed the order. Okay, icyo nababwiraho kuri izi order zirimo hano aka kanya, zino subscribe hano ziravuga ngo guhera kuri 50 wagura subscribe kugeza ku 50,000. Igiciro kuri subscribe 1000 ni 9,000. Hano baragusoma description baranayikubwira, bakakubwira ngo estimated start average 1 per day. Bivuze ngo zino subscribe zisobora kujyaho mu munsi umwe, wenda bashaka updatinga nk'igihumbi ku munsi umwe. Yego, ziri high quality refi ni iminsi 30, ngo ni garanti, wenda niko ubyita ahangaha, ugitana iminsi 30. Drop barakubwira ngo drop ivaho 0.05%. Bivuze ngo ivaho 0 gukuramo 5% drop nibwo zivaho. Urumva ntago zijya zivaho nyine ubwo. Okay, ikintu gikurikiraho none aka kanya ni uguhita tumenya ngo barakubwira ngo you must have one video, yego, kugira ngo ugure zino subscribe. Reka mbigusobanure neza, abantu nabonye banabyitiranya. Hari igihe umuntu afata akavideo k'amasegonda 5 agahita avuga ngo reka ngure subscribe. Oya, ntabwo ibyo bintu byakunda. Bisaba kugira ngo byibura uba ufite video irengeje iminota 2. Iyo ufite video irengeje iminota 2 wowe wemerewe kugura subscribe zikaba zajyaho. Nuko nk'uko order ahangaha baba babisobanuye byose. Ntabwo nshaka ko video yacu izagutinda uyu munsi, ntabwo nshaka kuza gutinda. Okay, ikintu nuko nk'uko wagura zino subscribe ziri muri no system nyine. Wenda kugira ngo tuyavire rimwe kuri zino serivisi za subscribe, reka tuhita turebaho ku kintu uburyo wafata link ya nuza ukahita ugura none bisanzwe nyine, kugura bisanzwe. Ndahita njya muri YouTube bisanzwe, ndebeho YouTube nshaka kugura, wenda vuge ngo wenda channel nshaka kugurira ni yihera. Ubwo reka ndebe Fasta ngiyo, yego, hariho video ebyiri okay. Reka ndebe iyo nshaka kugurira nuza subscribe. Okay, ndakanda ahangaha, n'ubundi numara gukanda ahangaha bakugeza ahantu hameze nk'uko uhita ukanda hano handitse ngo you,
numara kwakanda kuri yu uhita uza hano hejuru ukande ahangaha handitse ngo view channel, yego numara kwakanda bahita kugeza ahantu hameze nk'uku, ukanda ahantu handitse ngo more, yego aha handitse more, numara kwakanda gutya bakita kugeza ahantu hameze gutya. Iyo uhageze ahangaha haba hari link ya channel, bivuze ngo iyi ngiyi ni link ya channel. Noneho ikintu uyu muntu aba agiye gukora ni ukuyikopiya, ino link ya channel uyikandaho, wamara kuyikandaho ukabona ahantu handitse ngo copy link, sorry gato, ngo copy link, ugahita ukanda ahangaha, wamara gukandaho ukabura copy, ugahita ujya kuri faster ugahita ugira gutya ugapestingamo ya link, wamara kuyipestingamo ugahita ukanda press order yawe igatangira kujyaho ako kanya, mbese igatangira kwirukanka. Nuko nkuko usaba order muri nuza muri faster ya subscribe, ni gutyo wagura subscribe za muri aka kanya nyine kuri faster, ni gutyo wazigura. Nabonye abandi banyandikira ngo ni gute wagura TikTok ziri monetize, ibyo nabyo turaza kubirebaho, nuko natashaka ko video yacu iza gutinda cyane ngo itinde. Ibindi bijyanye na refill order ni order ziba zaragiye zigira ute zikansoringwa wenda cyangwa bakakora refund. Nk'uko ahangaha mubibona hari ziba ziri waiting, ubwo makanze kuri waiting natamone ziri waiting, ziri pending natanzibona, iziri kuri processing nazibona, iziri kuri nuza in progress iyo bibiri in progress ziba zatangiye kujyaho, izabaye cancelled ushobora kuzikansaringa bigakunda. Ikindi kiba gikurikiyeho rero ahangaha, ndiyo wamaze gutanga order yawe ushobora guhita uzuka kanal handitse ngo all order, wangiza ugahita uza noneho ukayikanda, wamara kwakanda bakakugeza kuri order watanze zose kugeza ufunguye faster bagwezaho bakakugezaho order nyine zose wagiye utanga. Ikindi nanone hari igihe order utari kuyibonamo, ushobora gufata ino code order number ni izi ngizi, order number ni izi ngizi, suri gatoya, ni izi ngizi, yego order number arazifata ukazishyiramo ahangaha ugasacinga, wangiza ugahita wibona. Iyo umaze kwibona ni uko nguko. Ndakeka video yacu reka tuyisoreze ahangaha y'uburyo waguramo subscribe kuri faster. Ndabakunda cyane, Imana ikomeze ibamire umugisha. Ciao.